Igiye kubaza nimba no kongera kandi ko komeza. Turashongera humura. Yego. Turatarama mukanya. Kandi turajya wa. Uturindi isombe. Aho ariho turindi. Isombe ryo ryari rifite ikibazo. Wabonye ndikoraho? Nabonye ko bira bishimbo. Ari byo zatumye Daniel avuga ngo bamuhe ibishimbo gusa. Ariko wa ishari riracabaho. Twabonye ko nimba rishari bari umuntu twabonye ko nanyo y'umugabo we ntamugana ntari kwimugore wazi guteka inyama neza. Yamakonjijiko. Tariko Papa uzuba proud y'akazi ukora uri umubandi kandi turabigushimiye kuba waramamaje ukaba umubandi banza uhaguruke uyu mugabo yavuye buvira noneho yatekereje uje guhimba indirimbo aragenda twasengeraga mu rusengero rwa Sepake ntibuka araza ngo yabaye muri rimbyi ngo ku gitice ninka kuri kwa Theogene aririmbaga indirimbo y'Imana none ngo ahiririmbe twese kwama twifata mu mutwe turamwirukana nicoge yahise ahongeraga mu Bugande ahindura kari ariko mbonye ububandi nibwo bwashobotse hari akandi bongeraho dutahe uyu mugabo twabanye haguruka sha haguruka yitwa Melisa zacuranga ni wanyigishe gucuranga ariko biranga kabisa birananira ko wawucana ntaravuga yampaye n'uyu azacuranga avuza ifirimbi mu Banyakenya. Yego uyu mugabo ndimwumvishije mbere ko bavuze ngo amasamaki yabuze buvira ngo bahombye cyane ni yamahungira ino niwe wari uyama icarashanye ko ameze gute reka mvaguruke ndayo gusuzugura fa nigo we uriya hari ibintu byiza ababishiye kuri nabo kumenyana nabo bizaba byiza nyako duherukanye kera cyane nyina yacuruzaga isukari ariko nyina nagazagenda nkamuririmbira indirimbo zirindwi kugira ngo ankopeshe habagazeze mushiki wawe ari hejuru Joyce haguruka nyina wanje twari dukumbura ari namurangije ariko amwasoda umwana yari ko yigotomera kuvuga ngo n'amazi yatangane haguruka shiramo indirimbo shaka ufite amatwi mabi kurashaka weko Waki Isekere Nawe Isekere Nawe gabanya mwicare Zaburi y'ijana na 33 ku murongo wa mbere haravuga ngo mbega byiza Mitome ngo mbega byiza ariko munsi ku murongo wa kabiri naho ushaka kuvuga sinkananije ukaro mwitonde kabisa kandi hari abashumba twababonye kandi turabashimiye bavuye kuba mwatwitaje ku murongo wa kabiri akavuga ngo Zaburi y'ijana na 33 akavuga ngo bimeze nk'amavuta masutse ngo ku mutwe waro sifa kwa Mungu uruzi bakitubwira kugera ahangaha twarishimye cyane kandi batubwira ko n'abashumba tuzaba turi kumwe buriya iyo uri mu gikorwa cyose uri kumwe n'umubyeyi nta kindi kintu kiza gisa nacyo ariko hari ibindi bintu bigoye hari abakorana bamwe baza bahaguruka mu materaniro umuririmbyi agiye kuririmba ngo uramutse wicecekeye umurimo urakomeje ikiwa dore amatwi mabi y'ababisha Amen ese icabazanye tumukize none kwishura tuze kuyuziga avuze ku kintu cyo kuririmba ndibuka pasiteri amaze kutubwira amajambo ariko bamwe nibo bayumvise tugira ikibazo twebwe abanyamurenge tuza twumva ibituzo mu ikanisa tukaryoherwa ariko tutasobanukiwe umukecuru umwe wacu barimbye indirimbo bavuga ko izivuga ngo atuma kiranuka tumuize noneho abwira yama umuhungu wazuramisha bamwita Byicaza ngo Byicaza we ngo urasubiramo iyo ndirimbo ngo kandi ngo utinda ahantu havuga ngo atuma nkiranuka dushaka mu ndirimbo ahantu hazavuga kunuka turabura
mbese tuze twumva ikintu tunagisobanukirwe mbere yo kugira icyo dukora. Siko bimeze kweli. Amen. Amen. Tugiye gukorana mubane natwe kuko natwe twarabitaje. Siko bimeze se? Noneho umugabo umwe wacu yaraje no mu kizungu. Ese nawe turi kumwe? Akweme natangaye. Simvuze nabi ariko uretse gato. Abagande bafite abagore bavyushe. Nigikoma. Niko nyina. Mama kwagaranyo. Kwaga guhamagara ni gute? Jango. Jango. Nuko. Abagande bafite abagore bavyushe. Sinzi ikibazo bafite. Nibajije ese ukubaza baje muri dushe koga cyangwa bazaje muri kawushe? Kuko sinzi ukuntu nabonye bangana kabisa. Hari uwo twazanye mu modoka twabonye ibintu byinshi. Yaje nk'umuzigo. Kuko ukuntu yanganaga yabuze intebe yicaramo umushira muri butu. Twaje ngo tugere urabona hamwe twageze gutya dutambutse ka gasoko k'ibitoki. Hari agasoko k'ibitoki twabonye ariko icapa gihari kiriho inkoko. No ngo turangize twumva bahaye bamamaza ngo Airtel voji ngo kwagaranyo mukwano. Ndavuga ndari kuko kwamamaza ariko twabonye ibintu byinshi ariko hari ikintu twakenza ni nkaho moto za hano zizazimwa amazi. Twagenzuye ahantu hose ku mastation ntaho twigeze tubona moto. Wasetse neza nyina si wewe mvuze. Nuko Ibugande twakunze ewana cyane numvise akantu ngiyo umuyobozi wa mutoye akagira isuku muri quartier bazamukuraho ngo ntivyemeye kugira isuku muri iki gihugu. Noneho arakantu kantangaje turi kuza nibajije Ibugande pariki ziba mu mujyi nahuye n'abantu babi nasagayo ningage ukumubanye n'abantu gute timuza mubikanga. Umugabo umwe wacu wagiraga ubwoba bari mu bita abandi barahunga noneho yicura nyuma abandi kera bagiye arirukanka bari kuko kuri musozi akabonaga ntayabashikaho arababwiye ngo yeme ngo mwe muhamumbona ko ndavaho ndi kubera ubwoba gusa kuko ntiyobine. Hari akandi kantu nashimye wawe ukiraho sinkunyuze mu kanwa ugakwigwamo. Nashimye abantu batwakiriye mwaduhaye ikaze giza turanezerwa nijoro tukigera hari kuri stage mugani wanje nahuye n'abasore baje kadari hehe dore gicaka ibihaguruka kadasa na mama sava haguruka tukuvuge wakoze byiza ndarukwaza bakagira isoni. Uyu mugabo nagiye mu byuma uyu mugabo twaje none reka manuke gira turamukanye neza. Zira nazo ni made in Rwanda cyangwa ni ribaye kurabona wowe uyu mubandi niko kado. Oya karambwa ngo ndeke kubivuga ndabivuga. None uyu mugabo twaje nijoro baza kutwakira na president none ngo barangize baratubwira ati noneho mureke tubahereze ibyo mujya batujana ahantu heza ameze neza kabisa ariko twasanze hano hariho ibijyo badukatira bena twadutsima tw'utubaho gutya bazaba harura none ndibuka bakase nka dutatu ngo barangize gukata nka dutatu ndavuga ntako batanze ga n'ibijyo byinshi. Uyu wacu gwa nawe abarahageze bamaze kunyarira tujya dutatu ntangega kujya kambere ndakamase kurareba igipfunsi canje nawe kujya nkagejeje hagati ka kabiri kadoga barinje aragasingira kajyaga kandi afite inda n'uruhage niko kadowe ugira ushaka umugore aza gucumbira papa bakomeza musho biba mwita rutazunguzwa urwenya ruramunaniye aja mu ndirimbo kuranduranya sha kuranduranya.
hari ikintu nabonye ino ni ukuvuga ngo abakobwa b'abanyamurenge nibo bantu n'abahungu baza bateretana ukabona biratangaje. Umuhungu umwe w'inshuti yanje yasohokanye umukobwa, baramubwira ati iyo uri gutereta umukobwa ukamugurira fanta ke ayinywa igeze hagati ukamwaka urukundo ntiyo rukwima kuko bari kukunywera ibintu byawe. None arangije aramugurira ariko kunywa ageze hagati arambwira ati yewe nubwo gatwaje hano jewe ndagukunda. Wa mukobwa ahita amubwira ngo mfite undi. Wa mutipe agira umujinya aravuga ati fanta nyimwake. Kubera umujinya ngo nikanywe vuba tugende. Kubera umujinya gusa twendi tuzi gukontorora umujinya wacu. Kweri. Ni ukuvuga ngo umugabo umwe yaraje asanga umugore atari mu nzu, ahita agenda yotsa utugori aha abana bararya. No ukira murashakanye mwembi wewe nawe urashaka ese ni bumwe twacumbitseho n'ubugabo. Reka dushimire abantu. Ese ni umugore n'umugabo ako se bari kuba mu nzu ariko none ko nawe uvuga ngo wanyweye twabasanze mu nzu imwe twabashimiye. Twishimye cyane. Tuba muri Kenya ariko twabanje kuba i Rwanda. I Rwanda bazacumba umutsima ni ukuri kw'Imana wogira gutya ukamuhisha isahani yose kubera ukuntu ari muto, ariko baducumbiye umutsima tukibonamo kubera ibyishimo. Turabashimiye cyane. No kongeraho kandi wa takibazo ko ndumva rira jambo ryankozeho ngo ni byiza n'iby'igikundiro niko munsi kuri gatatu havuga kuri kabiri bavuga ngo bimeze ngo ngamavuta ko ndumva naje noseka yemwe mureke duseke no isho waruvuze mbere waruvuze ku kantu ko gukundana gukundana n'abakobwa b'abanyamurenge ni ikintu ciza cyane kandi n'abakristo. Ndamuhamagara umukobwa ndamubwira nti noneho ngwino duhurira ahantu nkaha dufata agasoda tuganire, kandi kuri uyu muntu waguriye agasoda cyangwa inkoko bizabigora ko yo guhakanira siko bimeze banyina dore uko baturumbuye amaso. Nuko noneho ndamujana turi mu kamodokari kugana kozi yo bwakabaga ngodesheje imodoka ndwaye umushoferi, noneho ari mu modokari ngaza numva havugana n'umuntu ngo muri aho nshuti yima ngo kuriya ngo gukora ibyiza ngo biza bituma Imana ngo ikwibukira kuri ibyo byiza ngo nawe ikakugirira neza, ngo kandi kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Kora kuri shoferi ndambwira ntaye kuyu wacu ngiye kuganira ibyo gushakana si umwadeperi turagendaga ngo arangiza arambwira ngo nshuti yanjye ngo reka ngo turirimbane ngo akarimbo kamwe niko kantangaje. Ati si wacu kandi iyo tugiye guteretana twa turimba tuno turirimbo ngo mayivoye ya Medi mayivo Mwarangiza ya Amateka akarimbo kavuga ngo hungica ese ni kwajya hungica we hungibibi usange Yesu. Namambwira shoferi ngo hindukiza imodoka tuje mu gitaramo iyo soko kuja gutereta. Hakika ya Mungu mukomeze uwo muco bashamba, mukomeze uwo muco ni byiza dore uko bahaba rero. Muri Bibiliya haranditse ngo atukuze Mungu muri Zaburi 3:8. Hano we wari kuvuga mbere ngo inyabu zaze zifite agasuzuguro n'isazi zagasuzuguro. Nuko haranditse ngo Uhoraho nkiza mananje tabara ni umena amajiga abanzi banje bagomuka bakura amenyo. Hakika ya Mungu iryo ni ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo hari ikintu kimwe abanyamurenge tugira andi moko tutagira. Dushaka kuba bo tutari bo kandi nta makosa. Umugabo umwe yaraje aramubwira ngo nugera i Rwanda ugerageze uvuge ikinyarwanda. Ugerageze uvuge ikinyarwanda ati sawa. Araza ageze Nyabugogo baramuhamagara ngo muzenga ugeze. Ngo ndi Nyabujyojo mu nzu y'amanjyanja. Nyabujyojo mu nzu y'amanjyanja. Ti none kuva twabaho ngaho tuhumve. Ngo he ngo mu nzu y'amanjyanja. Ti se hameze gute turangira ngo hari umucyungi umwishe. Dushaka umucyungi turawubura neza. Hakika ya Mungu. Hari ikindi kintu cantangaje. Komeza nshuti yanjye. Amafaranga y'ino ngo bayita inkumi. Inkumi. Hakika si inkumi. Hari ahandi nasanze ngo hari umunara witwa ngo Kiruhura. Ndeze byizigiro bari hehe. No
hari ikintu twaganiriye n'uwacu dusanze yari ambutiyaje jamu mbaza uwacu ndetse iyi ambutiyaje ko nta bapolisi bari ahangaha uwacu arambwira ati wowe ntuhayibona hatirangiza ntubabona bagica hariya kumbe ko barakinisha imbunde biyari abapolisi bano twabakunze cyane baza bakina saye murayizi bakishanya ngo utanze undi ngo akamukubita intuzi akamukubitisha imbunda kuri no ubugande ntawe duhazuje turarara ino turino wowe waducumbuye kare nyina za nyama zari nziza byasomba ariko ntiryari rimeze neza uhindura harimo nk'akagaga ntumvishe wa uhindura ariko inyama yazikaranze ntiwabonye cyane nukuri ariko bana yaje iki kirato si icanje temugire ngo ni icanje ni icuye umugabo kandi niko kuri ni icuye umugabo nagite mu gikamere wa komeza nshitima uzira ukuri se uzira ukuri naravuze ngo uyu mwaka wose nzamvuga ukuri aho nzaya nsanga mubeshe ukuri nzangushitsa kuri ba nyirako bwana sifiwe sitwotangariro yeme sifa kwa Mungu aho none mugire gutya haraho mwegeranye batameze neza hano ejo bundi nashize bibiliya hano ira bibiliya yanje nyikuyemo nsanga havamo inyenzi ndavuga ngo nukuma ari gihe kinini ntayisoma nsomye mu bakorinto nsanga ari kunuka kubera kubishira hano noneho ako nagatwenge mbonye undi nza kuvugaho mu ndindira aho ngaho banza umuvugeho uyu mugabo twabanye haguruka sha haguruka yitwa Merisa zacuranga ni wanyigishe gucuranga ariko biranga kabisa birananira ko wawucara ntaravuga yampaye n'uyu azacuranga avuza ifirimbi mu banyakenya yego uyu mugabo ndimwumvishije mbere ko bavuze ngo amasamaki yabuze buvira ngo bahombye cyane ni yamahungira ino niwe wari uyama icarashanye ko ameze gute reka mvaguruke ndayo gusuzugura fa we uriya hari ibintu byiza ababishiye kuri nabo kumenyana nabo bizaba byiza nyako duherukanye kera cyane nyina yacuruzaga isukari ariko nyina nagazangenda nkamuririmbira indirimbo zirindwi kugira ngo ankopeshe habagazeze mushiki wawe ari Joyce haguruka nyina wanje twari dukumbura ari namurangije ariko amwasoda umwana yari ko yigotomerwa kugira ngo n'amazi yatangane haguruka iyo tumanuka
oya ni ukuvuga ngo utakibazo umanuka ni ukuvuga ngo ejo bundi nje n'uyu mugenzi wacu wanje yego twaguze voka 3 no dusatuye imwe dusangira boze dusaturiye kabiri dusangira boze kuko twaziguzaga ari nijoro uyu wacangira inama ngo tuzimye itara turye ya 3 ntitumenye nimba iboze cyangwa itaboze twama turya gusa haleluya akosha abanyamugande ko baraseka neza batandukanye ni Kigali muri Kenya gaho bakayuye rimwe ariko no ariko muzamureka dushira ibintu mu gaciro je utishuye ko ndaseka ibintu byose no kubishira mureke duseke dutangire ndaje imbere siko ariko mana ariko mana yaje we dore rutazunguzwe no harakantu ushaka harakandi kantu kabaye kuri mugenzi wanje simubwiye isi reka nkavuge ga nta kundi ahantu ducumbitse atari uyu munsi i Rwanda ahantu ducumbitse ni ku mugabo umwe mwene wacu uyu wacu yanyweye inzoga ndasinda nayanje aravuga ngo ntaza asinda ngo n'ikimenyimenyi ngo ayitahana ndavuga ati sawa arataha ashitse mu nzu yicara ngaha umuntu uducumbike yicaye ngaha none washize nk'iminota 30 aramwitegereza ahita amubwira ngo nimba ntibeshe neza ngo arantu tuziranye ndavuga ngo za nzoga zakoze no kuri kabisa kweli undi mugabo umwe yaje gushingira i Rwanda asubira ruguru none gusubira ruguru abona umukobwa wiwe yagize amapenzi menshi n'umuntu abandi babiri mvugaho komeza uhumura noneho kwa kundi bicaye urabona abantu bashaka nyarukuntu bafite keya zirenze bagacishamo tukareba hirya ariko nyine bagasomana nta kundi no umugabo aravuga ati ibintu ushobora kuba bizabyubaka urukundo umusaza bamwita Philippe arataha ageze ruguru aravuga ati naje ngo mbe so umukecuru wanje nibwo bizabyubaka urukundo agiye garasome no wa mukecuru arataha ageze muri kare uyu muganda ni njyajya tasobanuka ikintu mvuze ariko arasetse nta kundi yitwa James no arangije asoma wa mukecuru ari muri quartier dore ura mwana yafashe nyina video yose dore muitege no komeza shira noneho wa mukecuru ari guca muri quartier umuntu wese bahuye ngo ariko yeme ngo simbabazi Philippe yazanye ndetse Philippe yagize gute ngo ari mu kwamarara ndigata ijoro ryose Philippe we ntaza somana ahubwo azamukomba jewe ndivuga je ako kantu nimba nkavuga mwihangane ga ntakundi simbivuga nimba ari bibi urori byo harinda kutwiyama azamfataga nk'igihe azahwera ntaribagirwa nakandi kavuge niko ngiye kuvuga ni yari nijoro azagira ubwoba bwo kuja hanze ubwo azakora azanyare no urabivuze nenge kubihishe oya none se kera ntaho wasize yari nijoro uzugira ubwoba kuja hanze si ubwiye gusoma Bibiliya si ukunyara sawa ico nange kuvuga hari ukuntu nicanga nibuka mukecuru namuze mbere 2017 ejo bundi vuba cyane nkigera buvira wa nari nkinyara ku gitanda no naruga nti waretse ngo kujya abavyeyi bazabicara noneho babasoma Bibiliya mu kirambi babateraga korasi njyamye ku kiruhande rwa bambwiye tija kujyama wa mwana uzumera gute kujya gutya nkicika hasi minota 3 ukamumva mama urushika kibuno ngo kera ranyaye we kwa kuyu mwana nawo rutazunguzwa sinkunyuza mu kanwa nshuti yanje ndiwoga kuyigwamo yego rutazunguzwa nyabonye ipataro ariko shawe anyibutsa umugore umwe yari afite umwana umwe mu ngo arangize wa mwana aje kumusura akabaza guma kumuhamagara ngo azamwereza ifaranga nyine kujya abavyeyi bazabagira nimba utazawereza nyoko ifaranga cyangwa iso ufite ikibazo no ngo arangize ninde wasubiramo ngo nono ninde wabivuga nimba ari bari abakobwa ndare kuri microphone ndayita muri ara mazuru no
ngo birangize wa musore ashaka gusura umubyeyi, naho umubyeyi agomba kumubwira ati yewe uzanyohereze ku ifaranga, ntazohereze. Aje kumusura akagenda yakubise bene aya mapataro y'ibishanyagure, ngo agerege iruhande rwa nyina ngo data we ngo kugenda agaza ngufana ngo nawe ipataro yagucikiye birashira. Ariko bana yaje nawe umugabo niwe narimvuze Samukei haguruka ese ajya haguruka Sam Sam J6 kujya amabandi niyo azagira bene amazina hakika ya Mungu. Papa uzuba proud y'akazi ukora, uri umubandi kandi turabigushimiye kuba waramamaje ukaba umubandi. Banza uhaguruke. Uyu mugabo yavuye Buvira noneho yatekereje uje guhimba indirimbo, aragenda twasengeraga mu rusengero rwa Sepake ntibuka, araza ngo yabaye muri rimbyi ngo ku giti cye ninka kuri kwa Theogene aririmbaga indirimbo y'Imana, none ngo ahiririmbe twese kwa matwifata mu mutwe turamwirukana. Nicyo ge yahise ahongeraga mu Bugande ahindura kari, ariko mbonye ububandi nibwo bwashobotse, hari akandi bongeraho dutahe turarara. Ese ko nta wundi muntu twase muri yanzu ninde ucumba, wowe haguruka utahe wiseka dore ko gaye gaseka. Kandi akatwari kumwe nako ejo mundi Kigali aza sinima nk'umuntu wino, ndaje ndagishiramo turebe ngo gute. Dore umugabo we ni waririmbye gajyari ingari ngo yasopera yango naho komeza wa nuko ukuri. umugabo umwe wacu yari directeur hariya i Rwanda, noneho amare kuba directeur noneho yaca nkantu akamubwira ngo nyabuna, akabwira abantu ngo murengeze ibyo bishingwe ngo mushe kubita, yaca handi ngo murengeze izo ntebe bakorope, murengeze iki irengeza ibarengeza, bama bamwita rengeza hakika ya Mungu. No, abanyeshuri bahita bamwita rengeza. Rimwe turi muri refe tuje kumva umunyeshuri umwe azimije itara, abandi banyeshuri bahita bavugira rimwe, yarari muri refe ngo rengeza, kandi yari umudiyakoni, ngo rengeza yatsa itara yarakaye, ngo sinza ntukana, ngo sinanabitojwe, hakika ya Mungu, ngo niki icaha ngiye gukora ngo Imana ikimbabarire, ngo umuntu wese uniserengeza ngo arakarengeza amabere ya nyina. Turaheba, kandi yari umugabo w'imfuru umudiyakoni, ariko kwera ukuntu bamututse umujinya wamuzamuka. No tuza yego narengiye kubaza nimba no kongera kandi ko komeza turashongera humura. Yego turatarama mukanya kandi turajya wa uturindi isombe aho ariho turindi isombe ryo ryari rifite ikibazo, wabonye ndikoraho za ndipimisha ijisho, ariko byabishimbo byari wabonye ukuntu byajegeranye. Nabonye ko bira bishimbo ari byo zatumye Daniel avuga ngo bamuhe ibishimbo gusa, ariko wa ishari riracabaho. Twabonye ko nimba rishani bari umuntu twabonye ko nanyo y'umugabo we ntamugana ntari ku mugore wazi guteka inyama neza yamakonjijiko tari kera ku mugore we kera afuhiye ku isahani kuvuga ngo umuntu oya ndabeshe baragutungaho kamera n'uguma kubihakana vuga no kuri cyangwa ngomeze ntakibazo je naringiye kuvuga mama nawe nyoko ahera mu kanwa kawe no yaraje azanyica nono nyina wuyu yego humura simvuga ko azaroga nyina wuyu ubu yaje kubwamamaza yageze mu muki nyina nyabitanga niwe wari usa n'uwigize kibamba ngo rego ngo ni ufite uburozi burenze, ariko ubu nyine mama yamanutse kumbuga timwabonye ko umugabo yabishutse saa 7 mwagize ngo niki mama yaje karacana iwe azawutuma no kuri exenda hakika ya Mungu nyina azaroga gatushe yesi ntiwitabe, ariko je ndinageze ko ba Senegal duherutsaga muri Kenya ngeze iwabo nyina yamambwira ngo ariko nari ngukumbuye aje kumenda ati tu kuravuga burozi ico nange kuvuga mama ejo mundi abasazaga bagize gutya kujyaga babahaze bamaze kumaritema n'ibagara ry'ibishimbo n'ibigori, noneho ngo barangize ngo reko ngo twigisha abagore bacu ngo gusoma no kwandika baragiyega bari niba
ese hajya mwavuze ngo ni kwaje guhamagara Jango kuvuga ngo muri kurusa kuno vote niko Jango irondoga ryivanze n'ibisabo kandi tuzovangura kuri urujanga rwamizeyo na ntabwo ari urw'abanani rw'abanyesirayeli n'ubwo abafilipi Jango kwizimbwe noneho ico na mwihangane mwe dutegerane noneho ngo barangize gabashizeho ishuri bashizeho abagabo bazabigisha noneho ngo barangize gushiraho abagabo batangega kwigisha noneho ngo buce kabiri kangahe mbonye mama yitwa ngo ni Nyesi ndamuvuze kumugaragara ni mugakata tuzobifa uramamaza nyoko nokuri ariko yabonye umugabo noneho ngo arangize yamaza wa mugore nawe yitwa Uziya ngo niko Nyesi we ngo kuri wowe ngo kurumva hari ubwenge buhabwinjira ngo nshye ko ndumva mutwe wanje ngo ndi igipfu ngo pi mama nawe gayarangiza kamaje muzi kugasiga nini oya kakantu kabaho bazarebera gukinyuma imbere ariko basha mwese simvuze ngo muzi bagito ariko ninkabisha dore rutazunguzwa karatubwira ivyaruguru nire amisatsi iyo zapuri akabana ngo ni ikoni umubandi wahejeje noneho ariko muno ijwi ryawe ngo ryagiye hasi ngo ryagiye hasi hari umugabo ndebye igitsura yamaraba komeye yamaraba hano nabonye harimo urubyiruko rwinshi hari amoko atatu y'imbeho hari imbeho iziza mu gutwi kwawe ikazikubwira ngo uri singo aba ni abakobwa basetse uko itumaye uyu bamwita Mbabarire avuye i Rwanda uko arahigwa yaje yibye nukuri kandi uzi ikintu yibye inkoko no inama bibe nayo gukina hasi gisa uko arakurikiranwa amabi ahubwo babe nuri mugabo wo mu Rwanda wakurikiranwa inkoko nawe uyu wawe basekera ya kamera niwe Bowazi niyo kamera bene waje ariko kugira umuntu kumwitabira ikamurenga nibibi twaramwe tugiye mukobwa mu Bugande none utegure kamera ngo buce umunsi wo kuza Bowazi aratubwira ngo bateri ndi yayicharge none urakoresha agira telefone yawe wahita ukwitwaye guriye hano mbwa cyane ico nubwo mutagisese cyari gisekeje why not duhindure icongereza duhindure muziki Swahili gato muziki Swahili muziki Swahili nagakepi niko kubera ko busa n'ubwije tubikemo zikwabona cyangwa za kamera ntizitubona tuguma ha muziki Swahili gike dore uyu mubanda hantu yashize urupete dore uyu cameraman iboga hano girondo givanze n'ibisambo uyu yobunyamrenga ariko uyu wacu biragoye ni ushunabibonye amen umuhungu umwe niwe wambwiye ejo bundi ngo akureka mbireke ko ubivuge wa cyangwa ubimpase nje singa ndinye uzavuka se kabiri uvuga kanyongorere wowe niyo umuntu ahazi azasura ngawa arumu wowe niyo umuntu ahazi ari umushoferi twazanye tugeze hari hacage twariko tujya prezi agura ijosi ry'inkoko agura n'iki kindi n'umugongo agura na avocado na twatubure dutatu tw'induzi naho modoka akaba yaje yaje imigati dore kagasuzuguro kazanyabo none n'ukuntu yarangana bwira bacu ndabagandi nubwo kuriya harakantu gari buri iyo washakanye n'umugore iyo washakanye n'umugore ukavanga uzomwihanganira mu bino mu byiza iyo mwipfukira ikirengete agasura uza wihanganiramo ndavuga ndetse uyu mugabo ahasurira ari none yafashe umugongo yafashe ijosi afata umugongo abirisha avoka mana we hari akantu nabonye mu rugendo ubundi tureka tubabwira amakuru y'urugendo tubabwire n'amakuru y'umusaraba kubuje wesinkija muri gym inyuma y'umusaraba nta kindi kintu no kwikorera hakika ya Mungu ko murumva atari sawa ufite ubwenge sha nuko ngwino mugarukana wewe mugaruke aka ni akabari wewe hari no nabonye toilette hari azitwa ngo ni pool ni biyari sha pool ni biyari ni pull up
oya kuriya kubaza ni byiza my friend. When we want to know, talk about something. Ndanezerewe kandi ukunotera ruga mu Cyongereza. Ese mwitegereje ko murabona je n'uyu ibyo ari byose ahantu tuba dutandukanira ku kanwa kweli aje gakuntuka ayiwe gaje nk'imbere y'ubuke sinyavuga ko ari amenyo ntakibazo. Twageze kuri boda baramubwira ngo yifotoze ko murabonaga ko kukabumba ari ikibazo byanze agerageza kwegeranya umugore warimo indani ni umugande yagerageje none avuga ikinyarwanda ngo gerageza uhuza kano icuma tuhaye bima icuma cyari canze kuntora siko twatubona iranga muntu nivyo duhaye tubona ishusho y'ubunyene idahayihura kumbe namenyo nukuvuga ngo iryinyo ryaza ari kubitaho umurajo rikamara ipfuka isura hakika ya Mungu. No Sarire nawe si bamwe bazimye si bamwe nabahaje barazimye oya baratse. Naringiye kuvuga amakuru yo mu rugendo warunyibagije turi kuza n'ubundi yavuze ga nabi ntakundi twazanye n'umugore w'umugande tugeze mu nzira yavanze zo kurya byinshi pe niko reka nkunyuremo dukomeze cyangwa turekere gutya dukomeze dore uyu karikiriza ari uja gucumba wowe haguruka dore komeza wa karaseka noneho turi kuza yari yavanze indyo nyinshi pe mu nda bimera nabi turi kugenda tugeze mu nzira kandi twamwubashe yicara imbere haciye umwanya twumva aduhaye umwuka utari mwiza bamwe ese uyu mwuka yawishuriye ese iyo usiga mu nzira biba kavuyo turabazanya no turabazanya twebwe ubwacu utari ku muntu ninde bigenze gute none nka wa muntu twari kumwe arahindukira ngo muceceke cyangwa imbongera undi twavuga ngo uyu mugore atwongeye undi titworaba no ukuri amen. President wavuze ngo stage ni yacu siko wavuze ndore ngo araseka nubwo atarashaka dacu turajyama turino wisanzura kabisha papa yego muvuze ico gihagisuma nyabuna mukizima ubugande nono niwe wagiteje niwe wagiteje shuke aho noneho hari akantu kabaho mu buzima busanzwe ariko ni Bugande hantangaje hari ibintu ujaho kaziyo kuva nabaho naguze ipantaro mu gitondo nyifuze irange ryavuyemo no riteresha inzu hakika mubayeho gute naguze kuteri aho zazivuga zigajije mu rugo nsanga ko ziramema zaza zizana amajambo agenda hayacikira ntitwari imyumbati tugaza dutura mu bigitoke ariko natinye gakura akuza urara uyu wenda mufite nakasho kakanyabjinshaka hey sisa ni gwesa ngo gwesa ngo akana kuzukirike nduruzi president hari ya ndware ukuntu yabera haguruka president dore kwaza haguruka ese gato umuvugeho uzuja muri gym uvugiye kugabanya inda cyane ukuyikuramo president we no kuriya gutekereza ibikorwa byiza bihambaye bikomeye nk'ibi wateguye n'abandi mwafatikaje nkabakado ababandi ariko mutaje kugira ngo kado no mubandi sarire ko ndumva simanuka hajoyeze ntaramubona joye ukomeza president kuriya gutegura ibintu byiza utaragira wanyu mu bigenda mu inama hari bimwe bizabifa bivuga ngo uko kubegwa kose okay ku maso y'umubiri tubaye nk'ababyemera mucunga ishuri yawacu ijisho kuri ayo kwibira bafe no hari umukobwa twazanye mu modokari nijoro ndamugushingira mwoko mamashi abanzo hagarare no karicara ndamugushingira ibintu ni bibiri cyangwa bishira bitatu gende uhinga umurima wa avocado uhinga uw'inyanya uhinga ni karoti urangiza uzambaza uwo mugore bijeze gutya samugupasa ushaka ukwicara icyo cyari gisekeje mureke duseke nubwo birangiye bazanye n'umugabo reka mbabwire umugabo
twazanye n'umugabo mu modoka w'umunyamurenge tugeze ku mupaka areba umupolisi yamakubita igitwenge tuvuga ati iwacu twazanye n'umugwayi noneho agahindukira yareba umupolisi agaseka noneho wa mupolisi aramubaza ngo ngwino hano kuraseka iki ngo ariko ibintu tujosa desi bikibisa ngo iyo mbunda yawe irasa n'iyanje kandi gutunga imbunda murabizi ko bitemewe hakika dese muze ugira imbunda ngo imwe wozi ibiri ngo indiba mu kiraro ndavuga ngo bazodukubita isi zoshira hari akandi kantu kanyuma twama tugenda siko wa ntaco bitwaye nari mbonye ngiye ntagakoze komera nawe siko sawa murakoze yego no ariko bagize neza ye ejo bundi twagiye mwivuga Eko Ese muze twibuke murenge igihugu cyatureze twasigiwe n'abasogokuruza Murenge wacu